twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira umuntu na Nyagasani natwe akaba duhamagaye ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, turabasuhuje, nimugire amahoro y'Imana. Tugeze ku wa mbere w'icyumweru cya kabiri cya Adventi, tariki 8 Ukuboza 2025, ubwo duhimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya bicyamo utasama mu cyaha, Immaculée Conception. Isomo rya mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 9 n'umurongo wa 15 kugeza ku 20. Umuntu yamaze gusuzugura Imana, uhora Imana aramuhamagara aramubaza ati uri hehe? Undi arasubiza ati numvise ijwi ryawe mu busitani, ngira ubwoba kuko nambaye ubusa ndihisha. Uhora Imana ati ninde waguhishuriye ko wambaye ubusa? Aho ntiwariye ku giti nanakubujije kuryaho? Muntu arasubiza ati umugore wanshyize iruhande niwe wampaye kuri cya giti ndarya. Uhora Imana abwira umugore ati wakoze ibiki? Umugore arasubiza ati inzoka yampenze ubwenge ndarya. Uhora Imana abwira inzoka ati kuko wakoze ibyo ubaye ruvumwe mu nyamaswa zose z'igasozi, uzakururinda hasi maze urye umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Shize inzigo hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe, ruzakujanjagura umutwe nawe urukomeretse ku gatsinsino. Nuko umuntu yita izina umugore we amwita Eva kuko ari we wabaye nyina w'abazima bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 98. Bikira Mariya uhora gukora ibintu by'agatangaza. Nimuririmbire indirimbo nshya ko yakoze ibintu by'agatangaza, indyo ye ukuboko k'ubutagatifu byatumye atsinda. Uhora agaragaje gutsinda ko atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga, yibutse ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe agirira inzu ya Isiraheli. Imipaka yose y'isi yabonye gutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimusingize umwami uhoraho. Bikira Mariya uhora gukoreye ibitangaza. Isomo rya kabiri ni ryo mu Yohana Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa mbere umurongo wa 3 kugeza ku wa 6 n'uwa 11 kugeza ku wa 12. Nihasingizwe Imana se w'umwami wacu Yezu Kristo, yadusakajemo imigisha y'amoko yose ituruka mu ijuru ku bwa Kristo. Nguko ko yadutoreye muri we nyine mbere y'ihango ry'ibiriho byose, kugira ngo tuzayihore imbere mu rukundo turi intungane n'abaziranenge. Igihe nicyo mbere y'igihe ko tuzayibera abana yihitiyemo tubikesheje Yezu Kristo. Uko niko yabyishakiye ku buntu bwayo, kugira ngo izahore isingirizwa ingabire yaduhereye ubuntu mu mwana wayo w'inkoramutima. Niwe kandi twatorewemo tugenwa mbere y'igihe ku buryo buhuye n'umugambi w'uguyenga byose, kugira ngo twebwe abashyize amizero muri Kristo tubonereho gusingiza ikuzo ryayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka umutwe wa 2 umurongo 26 kugeza ku 38. Muri icyo gihe marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo mu Galileya witwa Nazareti, ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayika aza iwabo aramubwira ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise amagambo arikanga, yibaza icyo ndamutso ivuga. Marayika aramubwira ati wigira ubwoba Mariya, kuko agize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yezu. Azaba umuntu ukomeye kandi bazamwita mwene nyir'ijuru. Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi, azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ubasha bwa nyir'ijuru bukubundikire mu gishucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamye mu zabukuru, uku kwezi ni ukwa 6 kandi ubundi yitwaga ingumba. Koko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati ndi umuja wa Nyagasani, byose mbe nk'uko bivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro, ndabasuhuje nk'uko Nyagasani yazindutse natwe dusuhuza kuri uyu munsi mukuru wa Bikira Mariya utasamanywe icyaha, l'Immaculée Conception. Ngaya rero amasomo agiye gutwerekeza kuri uwo mubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi Bikira mutasamanywe icyaha. Nawe nanjye tuzamura ibiganza tumusuhuze tugira tuti ndakuramutsa Mariya,
mutoni w'Imana. Nyuma yo kumva isomo rya mbere twabanye mu gitabo cy'Intangiriro, uburyo umuntu yacumuye, icyaha kikamujyana kure y'Imana, icyaha kikamuvutsa imigisha y'Imana. Uwo muntu rero aratwerekeza kuri njye nawe, twebwe abanyabyaha. Abakurambere bacu icyaha cya mbere cyatangiriyeho nuko bagahemukira Imana. Isezerano rishya riza ritwereka Eva mushya ariwe Bikira Mariya, wa wundi wabaye nyina w'abazima, umubyeyi wacu, umubyeyi Bikira Mariya, wa wundi we utarasamanywe icyaha. Nero ntero muri ibyo Zaburi no munsi ati Bikira Mariya uhoraho gukora ibitangaza. Amen, amen. Nyuma yo kumva n'isomo rya kabiri ryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, aho batubwira Adamu mushya ariwe Yezu Kristo, wa wundi dukesha guhirwa, wa wundi dukesha ubutorwe ariwe Yezu Kristo, Adamu mushya wabyawe na Bikira Mariya, Bikira Mariya utasamanywe icyaha. Bati ngo kuko yadutereye nyine muri we mbere y'ihango biriho byose, kugira ngo tuyihore imbere mu rukundo, turi intungane n'abaziranenge. Amen, amen, amen. Ubwo butungane n'ubuziranenge nanone birerekeza kuri ubwo butungane bwa Yezu, kuri ubwo butungane none bwa Bikira Mariya wasamye inda y'umwana w'Imana, wasamye Yezu Kristo, wabyaye Yezu Kristo. Ubwo butungane natwe nibwo tugomba kwigana, kugira ngo natwe twibutse ko twatowe n'Imana, ko natwe tugomba gutunganira Imana. Na nyuma kumva ivanjiri uko yanditswe na Luka, itwibutsa uburyo Bikira Mariya yasamye inda y'umwana w'Imana, akabyara umwana w'Imana. Ubutoni bwe imbere y'Imana bukaba bwaramuhesheje icyo cyubahiro imbere y'Imana, gutorwa n'Imana, gutumwa n'Imana, kubana n'Imana. Ayo masomo rero araza kudufasha gukomeza duhimbaza umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi Bikira Mariya, Bikira Mariya utasamanywe icyaha. Twongere twibutse utasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya, iri hame rya Immaculée Conception, Bikira Mariya utasamanywe icyaha, ntago ari uko gusa yasamye umwana w'Imana umuziranenge, ahubwo na Bikira Mariya nawe nta cyaha afite, nta cyaha agira. Niwe muntu gusa uzira icyaha, uzira icyasha, kuko yari yaratowe n'Imana. Mu Kilatini babyita Paradei, yateguwe n'Imana. Bikira Mariya ni isugi mbere yuko abyara umwana w'Imana. Bikira Mariya ni isugi abyara umwana w'Imana. Bikira Mariya kandi yakomeje kuba isugi. Bikira Mariya yakomeje kuba umuziranenge kuko ahorana n'Imana. Bikira Mariya umwana w'Imana umuziranenge, nawe yari yaratowe n'Imana na mbere y'igihe ko ari uzabyara umwana w'Imana. Uko gutorwa n'Imana rero nibyo turi guhimbaza none, ko atasamanywe icyaha. Imana akomeje kumurinda, ubusembwa bwe cyane bwamugezeho, na nibyo tuje kurata uno munsi. Bikira Mariya utasamanywe icyaha, udusabire. Mu kuzirikana kuri uyu munsi mukuru Bikira Mariya utasamanywe icyaha, tujya kuzirikana ingingo 3 ziza kudufasha kwegera Imana ndetse no kuyisingiza. Tujya kuzirikana ku ngingo yitwa indamutso. Indamutso. Mu kuzirikana ku ndamutso, reka tuzirikane amagambo 3 yatambutse muri iyi vanjiri atwerekeza kuri ubu utasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya. Ijambo rya mbere riritwa indamutso, ndakuramutsa Mariya. Ijambo rya kabiri riritwa mutoni w'Imana. Ingingo ya 3 iraza kwitwa uhorana n'Imana. Ayo magambo niyo tugiye kuzirikanaho, adufashe kuza gucengerwa n'iri hame ry'ubutasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya. Ingingo ya mbere, indamutso, ndakuramutsa Mariya. Hari ijambo rikunze gukoreshwa mu basirikare ndetse no mu bapolisi ryitwa isaruti. Isaruti iva ku ijambo ry'Ikilatini bivuga ngo salus, salutis. Bikavuga ngo isaruti nyine. Isaruti ni indamukanyo, kubaha abantu wubashye, urabunamira, ukabasuhuza, ukabakurira ingofero, kubakomera isaruti. Rero abanyacyubahiro dukuramo ingofero, dukubitira isaruti, tubasuhuza, iyo ni indamukanyo. Tukazirikana ko n'Imana nayo yasuhuje Bikira Mariya. Nanijye kuvuga yamukubitiye isaruti, yamukuriyemo ingofero. Hanyuma se nkibaza ngo ko Imana yasuhuje Bikira Mariya, kuki ngewe umuntu ntamusuhuza? Simplement que je suis. Imana ituma umumarayika wayo kujya gusuhuza Bikira Mariya, kuki ngewe ntabura kumusuhuza? Dusuhuza abategetsi bakomeye, tugasuhuza abapatro bacu, tugasuhuza abana bacu, kuki Bikira Mariya ntamusuhuza? Ngewe ya shapure, ngewe ya rozari, ngiyo yandakuramutsa Mariya. Gusuhuza Bikira Mariya, n'Imana yaramusuhuje, nanjye ngomba kumusuhuza. Ngiye inzira ngufi igeza ku Mana.
Imana yanyuze kuri Bikira Mariya isanga abantu. Kuki njyewe ntanyura kuri Bikira Mariya nsanga Imana? Inzira ngufi igeza ku Mana ni Bikira Mariya. Indamukanyo mu Kigereki yitwa Kayire. Umumarayika akaza akamubwira ati Kayire Mariya, gusuhuza Bikira Mariya, nje gusuhuza Bikira Mariya. Uku gusuhuza Bikira Mariya Imana nikamusuhuza, umumarayika yayo agasuhuza Bikira Mariya. Natwe biratwibutsa abagenzi bacu tugomba gusuhuza, tukabifuriza neza, bonjour, waramutse, shalom, gira amahoro, n'ibindi byinshi cyane, andi mazina, uburyo bwiza cyane twasuhuza abagenzi bacu tukabagera neza, tukabifuriza neza, kwifuriza undi neza. Ngiyo intero y'uno munsi, kuramutsa abandi, kureba uko abandi bamerewe, amakuru y'abandi, waramutse, wiriwe, amakuru ki. Ibyo byose rero byerekeza ku buryo Imana natwe dusuhuza, natwe tukajya gusuhuza abandi. Buryo Imana isuhuza Bikira Mariya, natwe tugasuhuza Bikira Mariya, kandi ibyo tukabikora buri munsi. Ndakuramutsa Mariya. Ese ugeze hehe uvuga ishapure? Ugeze hehe uvuga ndakuramutsa Mariya? Uvuga ndakuramutsa Mariya zingahe ku munsi? Uko kugenda usubiramo, uba uri kugenda usubiramo amagambo y'Imana. Kandi gusubiramo amagambo y'Imana ni umugisha mu kanwa kawe, nuko ugasuhuza nawe Bikira Mariya nkuko Imana nayo musuhuje. Ndakuramutsa Mutoni w'Imana. Ijambo rya kabiri n'ingingo ya kabiri, Mutoni w'Imana. Umunsi umwe ngo umubyeyi bishoboke ko umwana yari yamukoreye amakosa, nuko arangije aramuhamagara ati waramutse Kibwa. Nuko umwana aramubwira ati ongeraho ngo Kibwa cy'Imana. Wa mubyeyi afatwa n'ikimwaro nk'ikimisa 25. Kubera iryo jambo umwana amubwira ati ongeraho Kibwa cy'Imana. Natwe rero icyo dusabwa kuri uno munsi mukuru wa Bikira Mariya ni ukwirinda kugira Bikira Mariya ishyari. Batubwira ko Bikira Mariya nta na rimwe yigeze asaba Imana ngo izamuhe iriya mpano, izamuhe iriya faveri yo kuzabyara umwana w'Imana. Ntago Bikira Mariya yabisabye, nibyo Imana yamwihereye. Imana yararebye ibona ko bikwiye, nuko irabimwihera. Rero tujye twirinda kugirira ishyari abandi igihe tubona bateye intambwe, igihe tubona hari ibitangaza Imana ibakoreye, igihe tubona hari intera Nyagasani abagejejeho. Wirinde kugira ishyari kuko ni Nyagasani wabimwihereye, ni Nyagasani ubikoze. Bikira Mariya rero ntukamugirira ishyari kuko ntabwo ari wowe wihaye iryo kuzo, ni Imana yabikoze. Rero Nyagasani akwihereye impano, agakwihera ibyiza bye, uzirinde kugira mugenzi wawe ishyari. Umutoni w'Imana bivuga watoranyijwe n'Imana kuva kera kose, paradeyi Imana rero yamuteguye. Rero icyo dusabwa ni ukwirinda gutuka Bikira Mariya, ahubwo tukamutaka. Kwirinda kumugirira ishyari, ahubwo tukamugirira ishyaka. Ngewe ya shapure, ngewe ya rozari, ngewe ya ndakuramutsa Mariya. Nibyo yahawe n'Imana, ntabwo ari wabyihaye, ntabwo ari nibyo yasabye, ahubwo Imana yarabirebye, imureba neza, imurebana impuhwe, nuko imugirira impuhwe. Abakobwa bose bari muri icyo gihe, ureba amasekuruza yose uburyo Mesiya yateguwe n'uburyo yari yarahanuwe, abari Bikira Mariya gusa uzegukana uwo mwanya wo kuzabyara umwana w'Imana. Bikira Mutoni w'Imana. Ese wowe ntabwo ujya utoneka Bikira Mariya? Imana yamugize umutoni, kuki umutoneka cyangwa ukamutuka? Wituka Bikira Mariya kuko ni umutoni w'Imana. Gutona ku Mana, kureka akaba ari Imana ikugenera, ikumenya. Ingingo ya gatatu, uri kumwe n'Imana. Ndakuramutsa Mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Ako kantu mubye, Nyagasani ari kumwe nawe. Kuba uri kumwe n'Imana, kubana n'Imana bishatse kuvuga gukora neza, kugenza neza, gukora icyo Imana ishaka. Ni nabyo Bikira Mariya asoreza avuga ati dore ndi umuje wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho, gukora ugushaka kw'Imana. Icyo kintu nicyo kiranga umuntu uri kumwe n'Imana. Umuntu uri kumwe n'Imana nka Bikira Mariya ahura n'ibyago, agahura n'ibitotezo, agahura n'ibibazo, yewe n'uburwayi n'ibindi byinshi cyane. Byandi cyama hano kiba hagira ati umwana wa Mariya ntatana n'umusaraba, ntatana n'ububabare. Byose Bikira Mariya n'abahura nabyo, n'abamwiyambaza bahura nabyo, n'abantu bari kumwe n'Imana bahura nabyo n'ibyago. Ariko Imana ikibaha, ibaha wa mutima wo kwihangana, bagumana n'Imana, ikabaha n'ibisubizo, uburyo bagenda batambuka muri ibyo bibazo, uburyo bagenda bakira kuko bari kumwe n'Imana. Ikimenyetso cy'umuntu uri kumwe n'Imana nuko ahura n'ibibazo nk'umuntu uri kuri ino si, ariko Imana iba iri kumwe nawe igira ngo imukomeze, imurinde, imurengere, imusubize kandi imuhumurize. Ntahwema no guhura n'Imana nyine. Kuba uri kumwe n'Imana, kuba udatandukana n'imibabaro n'ibibazo, ariko Imana mukaba muri kumwe. Aho kandi umubyeyi ugaca uturongo dutatu. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore waharaga yicaye ku mbuga ku masaha amwe, agahicara buri munsi.
nta jambo rimusohokamo. Nuko ngo buri munsi nanone hagatambuka umugabo w'umukozi wajyaga ujya ku kazi, agatambuka kuri urwo rugo buri munsi, akabona uwo mugore utaravugaga ariko warayicaye aho ngaho. Nuko umugabo afata icyemezo cyo azajya atambuka kuri urwo rugo agasuhuza uwo mugore, akabikora buri munsi kandi ku masaha amwe. Ngo yajyaga ku kazi saa moya, akanyura kuri rwa rugo agasuhuza uwo mugore wabaga wicaye aho ngaho kuri iyo mbuga, agahamusanga. Nuko yataha saa 9 avuye ku kazi, nawe akanyura kuri rwa rugo agasuhuza uwo mugore. Ngo nubwo nta mvugo bavuganaga yigaragara, ariko bakoresheje ibimenyetso bakabasha kuganira, akamusuhuza akamupepera, ubundi akitambukira kigendera. Uko agiye ku kazi saa moya agasuhuza wa mugore, uko avuye ku kazi agasuhuza wa mugore, biba akamenyero kuri ya masaha amwe. Icyo yabonaga nuko iyo amusuhuzaga yabonaga asetse, yamusuhuza akabona arasetse, kandi akamusanga buri gihe ari wenyine. Uko amusuje agatambuka akajya ku kazi, yagaruka akongera akamusuhuza cyangwa kumusezera, ibyo bikamushimisha naho umugore bikamushimisha. Nuko ngo umunsi umwe cyera kabaye, ngo saa 9 zigeze zirenzeho iminota bishoke nka 15, wa mugore agiye kubona abona wa mugabo adatashye, abona wa mugabo ataje kuri ya masaha yagaziraho. Agira ikibazo, ngo wa mugore ahita ahaguruka vuba na bwangu n'igitaraganya, agenda akurikiye ibirenge byaho yakekaga wa mugabo yabakora. Nuko aragenda, ahageze asanga wa mugabo ngo bamugira ishyari, bishoke ko bamugira ishyari bitewe nuko yakoraga neza. Bamukingiye mu nzu irimo za firigo, ku buryo ntaho ari kumukingura, ngo yarasigaje umunota umwe gusa ngo abe yapfa kubera ubukonje. Nuko wa mugore bishoke ko yakubise urugi, ahita aramukingurira ntacyo avuga. Wa mugabo arasohoka, ntiyaba agipfuye. Uko niko wa mugabo yarokotse, arakorwa na wa mugore utaravugaga, yahoraga asuhuza buri gihe. None uje kumutabara abandi bari bamutabye. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Uru rugero rw'uyu mukozi usuhuza uyu mugore nubwo atavuga, umugore akaruzaza kumutabara ku riya masaha, avuga ati kuki atarataha. Uyarerekeza kuri Bikira Mariya. Natwe mu buzima bwacu akenshi tubona ngaho atari kuvuga, ngaho nta n'icyo ari gukora, ngaho yicaye gusa. Ariko buriya Bikira Mariya avuga bikeya agakora byinshi. Turabizi ko mu Ivanjiri batubwira ko yavuze inshuro 7 gusa. Ikindi gihe yarakoraga kandi yakoze byinshi cyane. Ngo Bikira Mariya ubwo yicariye ariko arakora. Ko Bikira Mariya iyo umusuhuza punctualité kuri ya masaha mwahanye, nawe agera igihe akagusuhuza, cyane cyane igihe uri mu kaga, igihe uri mu bibazo, igihe uri no mu byishimo. Bikira Mariya nawe agenda gusura gusuhuza, akagukiza imitego y'abanzi, agakurinda urupfu, akagusubiza ubuzima, akakugira neza, akagukora ibitangaza. Ngo ubuvunyi bwa Bikira Mariya uhora dusabira. Uko umusuhuza nawe burya bari gukuzirikana agusabira. Ngiye imibabaro duhura nayo, Bikira Mariya akaje kudutabara. Ngiye ibibazo duhura nabyo, Bikira Mariya akaje guturengera. Ariko Bikira Mariya narenzaho n'igihe twebwe tutamusuhuza, werenza akadutabara, kuko n'umubyeyi w'abantu bose. Mater Dei ni nyina w'Imana, ariko ni nyina w'abantu we nanjye turimo. None nabuzwa n'iki nanjye kumusuhuza nkoresheje ishapure ye, gusuhuza Bikira Mariya ku masaha amwe punctualité, nanjye ngeraho akaza kuntabara, gutabarwa na Bikira Mariya. Bikira Mariya undengera, Bikira Mariya undokora, Bikira Mariya unsabira. Nabuzwa n'iki nanjye kumunyuraho muri ishapure yiwe. Nkuko Bikira Mariya nubwo ntacyo abavuga ariko arakumva, nanjye nawe ndakuramutsa Mariya tuzigira zacu, ishapure tuyigiri yacu, rozari, kugira ngo Bikira Mariya tuvuga dutabaza, natwe igihe n'igihe azatugoboka. Muvyeyi, ndabikira Mariya naragutabara, waburaniwe, bakugira ishyari, bagufungiranye, nuko akaza kugufungurira. Ngiye inzira ngufi igeza ku Mana. Umusuhuza Bikira Mariya nawe uzamenye ko agutabara. Buri mu gitondo, buri saa 6, buri mugoroba ugasuhuza Bikira Mariya. Ngiye ndamutso ya marayika, uko duhudahemo kuyivuga kuri ya masaha mu gitondo, saa 6, nimugoroba. Bakurya muganga twandikira umuti, kimwe mu gitondo, saa 6 n'ikindi ku mugoroba. Nawe ujye usuhuza Bikira Mariya, ntukabure kumusuhuza. Nubwo avuga ndakuramutsa Mariya imwe, ariko uvuga uti muvyeyi nanjye ndagusuhuje, kuko hari igihe nawe azaza kugusuhuza. Cya gihe nawe uzaba uburaniyo n'igihe cyose uri mu bibazo, n'igihe cyose uri mu kaga, n'igihe uri mu byishimo.
icya kabiri twazirikana ni izina Immaculée Conception. Iri zina abakobwa benshi bakunze kwanga ko babita ba Immaculata. Immaculata ni Kilatini, ni iryo zina nyine rya Bikira Mariya Immaculata, bakikundira kwa Immaculée. Nawe nanjye tuze kongera kureba niba ayo mazina koko ari yacu, bicyamo muziranenge, bicyamo dutabara. Ba Immaculata turabasuhuje, kandi ayo mazina bakomeze kuyagenderera nabo baziranenge. Nta byago wa mubyeyi we ko kumva witwa Immaculata, umugore witwa Immaculata uroga cyangwa ukura mwida, wiba, uvuga nabi, usebanya n'ubundi bukozi bw'ibyo byose yabakora, kandi yisunga Bikira Mariya. Bikira Mariya nagusabire twatwaye amazina ye ba Mariya, ba Immaculata n'andi mazina yose dutwaye Bikira Mariya, turushaho kuyabungabunga neza, natwe tugerageza kugana ku butungane, dukora neza icyo Imana ishaka, tumwiyambaza igihe cyose. Icyanyuma tujye gusorezaho ni isengesho rya Bikira Mariya. Uno munsi ngiye kugusaba ko twarivugana, hanyuma nguze kugusigira umukoro wo komeza ugiyambaza Bikira Mariya ku gihe, ponctualité. Mu gitondo ukahavugisha puri, ugasuhuza Bikira Mariya kuko atazijyana no gutererana. Bikira Mariya nyiri impuhwe, ubice ko ntawe ugeze kumva ko washubije inyuma waje guhungiraho, agutakambira mu murengero umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira ngo mpagarareho ko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo kubwira, ubyumve ubyiteho. Amen. Bikira mutasama mu cyaha, urajye udusabira twese abaguhungiraho. Bikira mutasama mu cyaha, urajye udusabira twese abaguhungiraho. Bikira mutasama mu cyaha, urajye udusabira twese abaguhungiraho. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.